Reka nshuti mukundwa twongere dushimire Imana twemereye kugira ngo twongere twige ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Reka twibukiranye yuko iki gihembwe turi kurebera hamwe igitabo cya Mariko, aho muri iki cyumweru dufite icyigisho gifite umutwe ugira uti imigani, aho dufite icyo kwibukwa kiboneka mu gitabo cya Mariko igice cya 4 umurongo wa 24 ndetse n'uwa 25. Arababwira ati nimuzirikane ibyo mvuga, urugero mugeramo nirwo muzagererwamo kandi muzarushizwaho, kuko ufite azahabwa kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Aya niyo magambo yo kuzirikanwa cyane muri iki cyumweru, aho kuri uyu wa gatanu tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga iti imigani yerekeranye no kubiba ndetse no gukura kw'imbuto. Ndakwinginze mbere yuko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi dusenga Imana. Turakwishimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ugakomeza kuturinda. Kuri uyu munsi rero twaba tugiye kwiga ijambo ryawe, turaritse Mwuka wawe wera kugira ngo aze abane natwe muri iki cyigisho. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka nshuti mukundwa duhurire mu gitabo cya Mariko igice cya 4 umurongo wa 26 tugeze uwa 29. Ni cyo kintu kibanze uyu mugani wibandaho. Mbese ikintu kibanze uyu mugani wibandaho ni ikihe? Igice cya 4 cya Mariko umurongo wa 26 tugeze ku murongo wa 29. Haragira hati arongera arababwira ati ubwami bw'Imana bugereranya n'umuntu ubibye imbuto mu butaka, akagenda agasinzira, akabyuka nijoro na ku manywa, n'imbuto zikamera zigakura atazi uko zikuze. Ubutaka bwimeza ubwabwo, ubwa mbere habanza kuba ubwatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo, hagaheruka amahundo afite imbuto. Ariko imyaka iyo yeze, uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye. Nshuti mukundwa, igihe Kristo yacaga uyu mugani yagaragaje uruhare rw'umubibyi, ry'uwasohoye imbuto azibiba mu butaka, ariko akagaragaza yuko uyu mubibyi nta ruhare yabigizemo cyane kugira ngo izi mbuto zikure. Nawe yatunguwe n'uburyo imbuto zarimo zikura, ariko ku iherezo zikaza gusarurwa na nyir'umurima. Ese nyir'umurima ninde? Umubibyi wavuzwe aha ngaha ninde? Nshuti mukundwa rero, aya magambo ya Kristo ni amagambo afite imbaraga cyane tukwiye gutekerezaho cyane. Umugabane munini w'ubutumwa bwiza bwa Mariko ufite indi bimeze kimwe muri Matayo cyangwa muri Luka cyangwa hombi, ariko ntabwo ariko bimeze kuri uyu mugani. Uyu mugani ni umwihariko wa Mariko. Icyo uyu mugani wibandaho ni uburyo imbuto zikura. Yesu agaragaza ko uko ariko ubwami bw'Imana bukora. Abantu bafite uruhare rwabo bagomba gukora, ariko gukura kw'imbuto nyirizina ni umurimo w'Imana.
ntabwo ari urugendo rutarangira. Iyi nkuru irangira mu buryo butunguranye, ikarangira no kwera kw'imyaka. Uko niko kugaruka kwa Kristo kuzashyira iherezo ku mateka y'isi. Nshuti mukundwa, uyu mugani ugaragaza umubibyi nk'umuntu ufite uruhare mu kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se mu kugeza ivugabutumwa ku bandi bantu. Ariko uruhare rwo guhindura imitima y'abantu si urwe, kuko uwo ni umurimo wa Kristo uba usigaye wo guhindura imitima y'abantu. Kandi uyu murimo ukazarangira Kristo ubwe agarutse kurangiza ku iherezo ry'amateka y'iyi si. Ariko nshuti mukundwa, ndagira ngo dukomeze dusomeye umurongo wa 30 tugeze wa 32. Mbese ni ikihe cy'ingenzi umugani w'akabuto ka sinapi wibandaho? Turebe iby'akabuto ka sinapi muri iki gice cya 4 umurongo wa 30 kugeza 32. Mbese iby'akabuto ka sinapi byo ni iki bivugwaho? Umurongo wa 30, kandi aravuga ati, mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki? Cyangwa twabusobanuza umugani iki? Bwagereranywa n'akabuto ka sinapi, kuko iyo gatewe mu butaka, nubwo ari gato, hanyuma y'imbuto zose zo mu isi, karakura kakaba igiti kinini, kikaruta imboga zose, kikagaba amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu gicucu cyacyo. Nshuti makundwa, akabuto ka sinapi nubwo ari gato, Kristo agaragaza yuko gakura kakaruta ndetse kakaruta n'imboga zose zo mu isi, kandi inyoni zikishimira kwarika ibyari byazo mu mashami yako. Rero nshuti mukundwa, igihe Kristo yavugaga umugani w'akabuto ka sinapi, byashakaga kugaragaza iki? Cyangwa se ni ikihe kintu cy'ingenzi uyu mugani wa sinapi wibandaho? Uyu mugani wibanda ku buryo akantu gato cyane gashobora gukura kakavamo ikintu kinini kigaragara cyane. Akabuto ka sinapi rero, nk'uko ari akabuto gato, karaterwa kavamo igiti kinini kuruta imboga zose zo mu isi. Ubu rero nshuti mukundwa, akabuto ka sinapi gafite ubunini kuva kuri metero ik'igihumbi kakagera kuri metero ik'ibihumbi 2. Ni nako ivugwa hano, ni sinapi y'umukara. Ni sinapi y'umukara, aho garama imwe iba irimo impeke zirenga 700. Nubwo aka kabuto ka sinapi atari kabuto gatoya cyane, ari akabuto gatoya cyane kurusha izindi zose zo mu isi, nubwo ari gato cyane, igiti kiva muri ako kabuto gishobora gukura kikagira uburebure bwa metero 3. Yesu avuga ko inyoni zarika mu mashami y'igiti cy'akabuto ka sinapi. Iki kigereranyo cya nyuma kirengurira kuri Zaburi y'104 ibice 10 umurongo wa 12, nayo irengurira kuri Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 10 kugeza wa 12. Zaburi y'104 ivuga iby'imbaraga z'Imana
zaremye isi. Naho muri Daniyeli igice cya 4 hagaragaza Nebukadinezari nk'igiti kinini abatuye isi yose baboneramo igicucu ndetse n'ibyo kurya. Ingingo Yesu agaragaza hano ni uko ubwami bw'Imana bwatangiye ari akantu gato cyane, buzaguka kandi bugatangarirwa abantu bo mu gihe cya Yesu bashoboraga kuba barasuzuguye umubwiriza wagendaga mu nzira zuzuye umukungugu wari waraturutse i Galilaya ari kumwe n'abigishwa be. Ariko igihe cyagaragaje ko ubwami bwe bw'ubuntu bukomeje kwaguka bugakwira isi yose. Nshuti mukundwa, Kristo wafatwaga nk'umuntu usuzuguritse muri icyo gihe cye, ariko uko igihe cyagiye kigenda bigaragara yuko ubwami bwa Kristo bukomeje kwaguka kandi bukomeje gufata indi ntera. Nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire yuko ubwami bwa Kristo bwakomeje kwaguka kandi bugafata indi ntera. Kuri uyu munsi wa none ndakwinginze kugira ngo wemerere ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke ndetse no mu mutima wawe. Ijambo riboneka muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14 ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ni ukuri nshuti mukundwa, dukwiye gutekereza uburyo itorero ryari rimeze ubwo Yesu yavugaga ubwo buhanuzi. Ubuhanuzi buboneka muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14. Kandi nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire yuko ubuhanuzi bushigikira, kandi ubu buhanuzi ni ingenzi cyane kuko ari ubuhanuzi bushigikira ukwizera muri twebwe, cyangwa se ukwizera kuri muri twe. Nshuti yanjye, ndagira ngo wemerere ijambo ry'Imana aba ryo rikuyobora guhera none kugeza ubwo Kristo azagaruka. Tuzishimire kubana nawe. Nicyo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dusenge Imana. Turongeye twishimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda muri aka kanya. Tukaba tumaje kwiga ijambo ryawe. Reka twemerere ijambo ryawe aba ryo rihindura imitima yacu. Ibyo nibyo tugusabiye, nibyo ngusabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.